na bya bindi byo kuri Ngwino Ndebe byari bihuha baramubeshye buriya Sabe yari yagiye hurwa gushyira amarido n'intebe mu nzu ya mukuru wa Ngwino Ndebe noneho uwitwa John wabyumvise neza uwitwa si John yari umwanzi wa Sabe amukurikiza za kamera ahamagara imisoresore bamukurikiza kamera Sabe ko mumuzi Isimbi TV nawe ngusabye imbabazi wambereye umuntu w'umugabo wanyicatse ku Isimbi TV 1 2 3 icyo twari twapfuye wari wanyemera intwerano ni warwerera unshyiramo kurongora ndongora ndarongora twiganire ni The Topic TV nta kintu gitangaza kigatera agahinda nko kubona abantu b'abagabo bakuru bazi ubwenge bifata bagashwana ku mihanda ku bintu bwabo bagiranyemo amakorabo ku bintu bwabo bavanze barangiza bakaza hano ku muhanda kwivamo reba umuntu witwa Bosco urebe Pastor Claude ubu mukanya harava habo ngabo harazamo Juste hazemo Ezekiel hazemo nibishaka urebe imyaka y'umuntu witwa Pastor Claude urebe Bosco abo bose nabandi bishaka nabagabo bakuze bazi ubwenge Bosco aragira ati wowe Claude uranshinja yuko Mutesi yampaye ruswa gute nge ntabwo ndi umukomba mbehe wa Mutesi Bosco akagira ati nge nabamfikina na Pastor Mutesi niba ibyo twapfaga byararangiye musubire inyuma ku biganiro murebe ibiganiro byose umuntu witwa Bosco yakoze kuri Pastor Mutesi ku rwego rwaho Mutesi yarakayamweza video call irimo ibintu nyine biteye ubwoba biteye agahinda nyine ku buryo udashobora kumvisha ko ari inde wabivuga ko ari Pastor Mutesi wabivuga ariko nyine iyo umuntu afite agahinda ababaye yavuga n'ibintu utamukekaho rero Pastor Claude aragira ati wowe wariye ruswa yo kwa Mutesi kugira ngo umuvuganire niba utarariye ruswa ubu uri kumuvugana neza ibintu byose ibyabaye hagati y'aba badamu yaba Pastor Mutesi na Asia n'uriya ngo ni Steven ukabihirikira kuri Asia kubera izihe mpamvu umuntu witwa Pastor Mutesi wamusebeje gake ubu se nibwo wibutse kumusebya nibwo wibutse nako kumuvugira urifata noneho ukamuvuga neza gute mw'iyi minsi bigenze bite rero Claude uyu nguyu arashinja Bosco ko yaba yarariye iki ruswa ariko Claude nawe bakavuga yuko nawe ngari ku ruhande rwande rwasi Claude yakisobanura akavuga yuko ngagomba kuvuganira ngo imfubyi n'abapfakazi ngo n'abatambyi ngo aribo bantu yavuganira ubwo ku mpande zombi zabo bagabo buri wese ari kuvuga ibye Bosco yiyamye umuntu witwa Claude aramwiyamara mwihanangiriza ariko tuvugishije ukuri nge yaba Claude sinamwizera yaba na Bosco suwo kwizera kuko aba bantu bari mu bantu bakoze ama episode menshi kuri Mutesi kandi nta kiza bamuvugaga muribuka Bosco bamufunga bamajije kumufunga abantu benshi baramutabaza ndetse na Claude arimo mu kumutabariza Bosco avayo yavuze yuko ngo Pastor Mutesi ngo avayo atari yajyayo ngo yashatse ngo kumugongisha iki ngo hoho imuhanga ngavuga yuko ngo Mutesi yabwiye umushoferi we ngo azamugonge bigera naho nyine Bosco avuga ko ngo ari kwishinganisha uyu munsi rero Bosco ari kuvuga ko nta kintu ngo yapfa na Mutesi ngo nta munyangira agira ngo niba ikibazo bakirangije kandi na Liberi birimo kikarangira ngo nta kintu cy'ikibazo agomba kugirana na Mutesi niba we na Claude barapfuye ibintu by'ibitsina we ntabwo agomba kubizamo tuvugishije ukuri aba bantu bombi ndetse n'abandi bishaka n'abajiste aba bantu bakoze ama episode make kuri Pastor Mutesi umuntu wese yashyiraho question mark akibaza noneho bigenze bite kugira ngo umuntu witwa Bosco Empire aze kuvuga yuko nta kintu ari gupfa na Mutesi arangije aravuga ngo ziriya urabona zirantwererano baherutse gushyiraho ngo iyo ngo yazibonye mbere ngiye abishaka akazishyira ngo ubukwe bwa Mutesi ntibwari guta Bosco usibye kwirarira no kwiyemera no kwigira igitangaza usibye kwirarira no kwiyemera iyo uza kuvuga kwerekana izizo ntwererano ukavuga n'uburyo kiziri kuzamo niba wari warazibonye mbere ngo ubukwe ngo ntago bwari kuba wowe urinde wari igitifu wari ababyeyi ba Ferdinand wari ababyeyi ba Mutesi niwe wari pasiteri uri iki ku buryo izo ntwererano wari kuzishyira ku mugaragaro ukavuga n'ibyazo ubukwe ntibube ahubwo biravugwa yuko rwose ngo Mutesi yaguhaye kaceceka nge simbyemeza ariko byaba byo bitaba byo
ntabwo ibyo ngibyo wabigendaho ngo uvuge ngo ubukwe ntabwo wari gutuma buba. Gute se butari kuba? Wowe urinde watuma ubukwe bw'umuntu butaba? Hubwo mwebwe iyo umuntu mwamwanze mutamushaka mumukorera ikintu cyitwa nk'akagambane, cano zigacicikana mukamukoraho ama episode. Rero kuba Claude yakubwiye gutyo byihangane, n'ubundi ni inshuti yawe turabizi. Ntabwo ari uvuga ngo ubwo ngubwo uri kuvuga ngo kamarade ni igicucu, kimwe nuko nawe hari abukubona ko uri igicucu uri ikigoryi. Nkuko uri kubona ko kamarade ari igicucu, hari n'abantu babona nawe yuko nta bwenge ugira, kandi abandi baravuga yuko rwose watinye Mutesi. Hejuru y'inkoko cyangwa hejuru y'isake habaye iki? Habayo dendo. Rero kuba wavuga ngo uje kuvugana na Mutesi, abantu bose bagomba kubigiraho dute. Nta kidasanzwe rero, yaba wowe yaba Claude, ku kintu mwavuga cyiza Mutesi ntabwo twagira dute, ntabwo twatungurwa. Urumva Claude ubukwe bugiye kuba, bamuhaye aka invitation kamufunga umunwa, ntavuyeyo, aza umunwa yawugize uwundi. Igitangaza kiri hehe? Ubu ntari kuvuga yuko Sabe bamubeshyeraga, n'ubundi bamubeshyera batamubeshyera, ari kwemeza yuko Sabe bamubeshyeraga. Ubundi mwakoraga ama episode se kuri Sabe mwari mufite ibihe bihamya? Nkuko mwakoze ama episode kuri Sabe, uyu munsi Claude akaba ari kuza avuga yuko bira byarakagambane nta bintu byigeze bibaho. Ni nkuko n'ubundi mwagiye mugatera ibitero kuri inde? Kuri Mutesi. Mugatera ibitero kuri inde? Kuri Asiya. Urumva? Ni nkuko rero Claude yaje akavuga ngo ikintu napfuye na Sabe, ngo yarambwiye ngo kora ubukwe rwose, ngo kora ubukwe ngo Isimbi TV zaguha support yose ishoboka, ngo ubundi ngo Sabe arangije yohereza cameraman, ngo baragenda muri dote, ngo no muri eglise, ngo yanga kumutwerera, ngo yanga kumuha amafaranga, cyangwa se n'ibindi yakekaga yuko ari buze kuma. Niba yarazi yuko bwe buzakorwa na Isimbi TV nta wize. Rero nitwemere yuko umuntu hano mwishyizemo mushaka nko gusundura cyangwa kumuhenura, mwebwe muragenda mukamukorera ibintu by'ibikundi, mukamukoraho ama episode. Kuba wowe wakifata ukavuga neza Mutesi, tujye twemera yuko hejuru y'umuntu haba y'uwundi, ahataba uwundi muntu ni hejuru y'Imana. Rero kuba wavugira neza Mutesi, nta muntu wagushyira amakenga. Ni nkuko nakorera Claude ari kuvugira neza Sabe, n'ubundi yamukoraga ama episode nta makuru amufiteho, nta hantu hamwe bahurira, nta hantu baziranye. Kandi kugira ngo Claude amenyekane ze kuyi mihanda, twamumenye yagiye hehe? Yagiye kwa Sabe, yagiye kuvuga ngo kuntu yagize ate, ngo yagiye kwiyahura muri Nyabarongo, ngo kubera ngo umugore ngo yamwanze. Urumva? Rero nta gitangaza kirimo yuko mwashwana muzongera mwiyunge, n'ubundi turabizi nuko muhora. Urumva? N'ibindi byose nkuko mwagiye mukora ama operation ku bantu benshi, muziyunga cyangwa nta muganye mukorane biki ama operation. Yaba we ntabwo uri wo kwizerwa, we Bosco kuri Mutesi, kamarade si uwo kwizerwa, ndetse n'uwo ngo ninde, ngo ni Pastor Claude, nta wamwizera. Nibishaka wazanywe na Mutesi, nta wamwizera. Uriya Justin wari warahombanye inda n'amatama, nta wamwizera. Nuriya ngo Ezekiel bariya bose nta wabizera. Iyo mubishatse umuntu mumukoraho iki ama episode, nge simbifata nk'ubugome, umuntu ayifata ukwe. Niyo mpamvu nge ntemeranywa n'abantu bari kugutuka ngo nguri intera hamwe. Nta mpamvu yo kugutuka ibyo bintu. Nge nemera ko ari akazi murimo, ariko hari ukuntu mugira mute murengera. Urumva? Ariko umuntu uri kugutuka ibyo bitutsi by'uwe rwose ni uko mwirinda, unamumenya umugendere kure. Ariko niba ari akazi ni akazi. Ariko turabizi neza uko umuntu mukoraho ama episode 1, 2, 3, 4 ndetse n'5, mukamukoraho ama episode bikarangira ibintu abantu bose babyemeye kandi atari ukuri. Uko mwakoze ama episode kuri Sabe, mwese uko mungana uko nguko, abo mwita ngo n'abapastor hiyongeyemo nawe Bosco. Ubu ngubu ubwo Claude atangiye kubivuguruza, n'abandi bose bagiye kubivuguruza. Ibintu byanyu biba ari akagambane, ibintu byanyu bari ibintu bidasobanutse. Ibyo bintu byasirikiye ku macano y'abamwebwe, kuki nta yandi macano twigeze tubibonaho. Hano se amacano ni menshi mu gihugu, ariko amacano byasirikiyeho namwe amwe. Rero uko muri abantu 5 mwese mwihaye Mutesi, mwihaye Sabe, umva, nimubishaka muzongera mwiyunge, nimubishaka muzakomeza mushwane, ariko mwese icyo mugamije ni views, icyo mugamije ni inyungu. Urumva? Ariko abo kugutuka ibyo bitutsi byo ubagendere kure. Ariko nayo kwifata ukavuga ngo kamarade ngo ni igicucu, ngo ntabwo wakora ama operation, ngo ntiwakica ngo uvuge Claude, ubu suri kumugira ute?
ibyo uri kumuvuga se ni byiza, mwese turabazi, turabasobanukiwe, ni amafaranga, ni akazi, ariko ibyo uvuga ngo ntabwo wakora kuri runaka, turabazi mwese aho muva mukagera, muri indyarya mwese muba mushaka kugira gute, kubirindurana.